twabonye tumenye korali yacu. Uyu munsi twatumye kubabwira kuri korali abatambyi kwaya. Iki cyegeranyo gitambuka ku Ibaba TV5, mushobora no gukurikirana kuri YouTube channel yitwa Abatambyi kwaya Nyagatare. Mugitegurirwa kandi mugiye kukigezwaho na Duhamugisha Nathan. Korali abatambyi iherereye mu karere ka Nyagatare, paruwasi ya Rukomo, itorero rya Rurenge. Amateka yayo ni ayahe? Ahagana mu mwaka w'1978 i Rukomo ho hahoze hitwa Mutara, nibwo hari korali yitwaga Tumaini. Yari igizwe n'abantu batari bake, abenshi muri bo bakaba bari abarundi bari baraje mu Rwanda. Mu mwaka w'1993 abarundi benshi baratahutse basubira mu gihugu cy'u Burundi, byari nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu cyabo Ndadaye. Icyo gihe korali yasigayemo abantu bake cyane. Mu mwaka w'1994 ikorali nayo yagizweho ingaruka na jenoside yakorewe Abatutsi, aho mu baririmbyi bari basigayemo hasigaye 8 bonyine. Aba baririmbyi baje kwisuganya bongera kuba urugingo rumwe rugize korali, ariko habaho guhindurirwa izina ryabo Tumaini bitwa Abatambyi. Icyo gihe korali abatambyi yahoze yitwa Tumaini yayobowe na Habimana Ange. Habimana yasimbuwe na Kinyababa Justin, waje gusimburwa na Nkurunziza Alexandre, nawe waje gusimburwa na Nsengiyumva Theogene. Mukeshimana Dafroza yasimbuye Nsengiyumva, igihe kiza kugira asimburwa na Nkunzimana Apollinaire. Uyu munsi korali abatambyi iyoborwa na Karangwa Kagiruka Steven, ariwe wasimbuye Apollinaire. Umurimo w'Imana wakomeje muri iyi korali, kandi aho bageze ni heza, kuko iterambere ry'iyi korali yabo mu buryo bw'ubutunzi cyangwa se mu buryo bw'umwuka bigaragarira buri wese. Zimwe mu ndirimbo z'iyi korali wamenya harimo iyitwa Umukiranutsi mwakunze muri benshi, Erega Imana twizeye, Twahumurizwa n'iki, Imana niyo buhungiro, n'izindi nyinshi zose ushobora gusanga kuri YouTube channel yabo yitwa Abatambyi kwaya Nyagatare. Kuri ubu korali abatambyi imaze gushyira hanze umuzigo w'indirimbo yise Umukiranutsi, kandi yabashije kwigurira ibyuma by'umuziki bitandukanye n'uko mu myaka yashize bakoreshaga ingoma gakondo. Ivugabutumwa rirakomeje mu gihugu hose, Yudaya, Isamariya no kugeza ku mpera z'isi yose. Yatangiye umurimo n'izawusoza. Mwakoze kandi kuntega amatwi.